Ewe mani, hayo si zira gahunda dupanga. Uriya mu boss turashaka ko tumwiba zira modoka zose n'amafaranga afite kuri banki kandi mpuzana nk'imikino. Ureba nabi arabisiga mu mutwe. Icyo je shaka zira modoka n'amafaranga afite kuri banki nta kindi shaka. Niwo munzanira umutwe wiwe, ndashaka amafaranga gusa. Life is good but can be better. Enjoy your life with ABATONI TV. Right now I have the superstar, the super talent, the super young man, from the Buja boy. Nkuko mubona rero turi kumwe n'umusore usa nka cye cyane noneho uyu nguyu we arenza abandi bake cyane. Twamwita papa cyangwa ariko nuko iryo zina rifite nyirabyo. No gwego. No aho ngaho isunyisha noneho ako kari muri kuvuga aho ngaho urangije cyane. Ngo niki? No gwego. No reka twumve izo vibes noneho uri kwibwira abadukurikiye cyane. Yeah. Yo. Kazina kanje ni yandi nyene. Ayabavyeyi ni Sabet. Social media zanjye ni wise men. Aho hose yaba Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp men hose mbega. Vuga dose muzizibaho. Wale na namutansanga. Ya, ukiraho ngaho hari ukuntu mbonye ufata mikoro mitambona ibintu wambaye. Ese ibyo birombe nimba ari ibirombe sinzi. Bihagaze gute? Sha musiriki rero birahenze. Ibi hari ukuntu ashaje cya kiboro bakitwa gute? Cheers. Iyo Burundi ntago upfa kwambara ibintu bitavuye hano kure. Iyo uri urwego n'ababiri baba babibona. Okay. Sabona na hamwe nihangitse basi. Ndabona hose kabisa hagaze bwoma nanjye nyine natinya ariko nyine nango wandusha kabisa. Nibanyerekane gusa ariko icyo nzi ko ni wandusha. Ya noneho tukiraho ngaho reka noneho dutangire. Ese abari kukubona imbere ya kamera ni iki kikugenza se wabuturutse haganayo? Ewa sha nambutse amazi. Ako sinaje n'amaguru. Naje nabyaye ndi bigira hejuru. Ibiguruka. Yeah. Kugaragara ni waje uguruka kabisa wowe. Wewe wasanga waraje n'igitogotogo mugabo. Oya reka. Ifise amahera menshi. So wagenda mani ibintu bigutere vumbi. Wapi. Undi wabisaba ufate nk'aga prive kakadege nyene kagira hejuru niki. Niko kakumano kakugeza. Ubwo kuva mu cyagiye gutega indege. Wallahi ni kuva bija. Cyangwa uriraririye cyane. Nta muntu turuka hariya ugenda mu ndege. Naho baho. Ahubwo se abantu benshi b'i Burundi niyo urabona agenda n'amaguru. Kuva usibye umuyobozi wawo w'igihugu ni ugenda mu ndege gusa. N'abahanzi aho n'abakina filime niyo baje mu gihugu cy'u Rwanda ni kakabisi kigendera. Noneho je nabaye wa kabiri mu kuza mu ndege mu Rwanda. Uruta abandi bahanzi n'abandi bayobozi mu gihugu cyacu. Iyo umuntu avuze urwego aba ari urwego. Abarundi bari kutwumva aho ngaho nabo batwankiye muri comment nabo batubwire ku niba bihagaze. Ya nuko rero uba ufashe rutemikirere uba uje mu gihugu cy'u Rwanda. Ese ni iki cyakugenzaga kugira ufatiye rutemikirere? Ewa man je ubundi akazi kanje ndi mukinyi wa filime. Mfite amafilime menshi nagiye nkinamwo. Hariyo bitwa Sécurité. Ugiye muri Subu Comedy usangamo. Mai no mu ma video usangamo harimo ama video make nagenja mwana mu Rwanda ndimwo. No kwamamaza. Urumva hano hose je unkeneye. Urambona. Chando mufite vibes nyinshi cyane kabisa. Hose ugiye urimo. Hose ndimwo. Uramamaza. Noneho inuza yicano yacu bayita ABATONI TV. Noneho ndagira ngo wamamaze use nka uyivuga wamamaza twumve. Ahubwo noneho. Ariko guca ndabikora nona. Ndumva no banza nka abitekerezaho kidogo. Ntacyo noneho tukiraho ntacyo oya reka mbe nkuritse. Noneho reka twinje mu bijyanye na filime nawe ubwambwiye ko wakinye filime. Reka twinje noneho usa nkaho tuguhereza agasene gatonya ukina gatonya. Turashaka noneho ukine nk'umujura. Ewe man, hayo si zira gahunda dupanga. Uriya mu boss turashaka ko tumwiba zira modoka zose n'amafaranga afite kuri banki kandi mpuzana nk'imikino. Ureba nabi arabisiga mu mutwe. Icyo je shaka zira modoka n'amafaranga afite kuri banki nta kindi shaka. Niwo munzanira umutwe wiwe, ndashaka amafaranga gusa. Cyokora aho ngaho impano y'urayifite. Uzi ko bayesere nkayitangira neza uri kuzireba wa. Ubundi urwego rari urwego. Cyane urwego koko nuki? Urwego. Aho ngaho ni sawa. Nuko rero uje muri sinema nyarwanda uturutse i Burundi. I Burundi se waba warigeze ukinaho filime? I Burundi navuyeyo nari mbitangiye.
none acazamwe nyine zira boro zibacu urazizi ko hari induru nyinshi ndavuga ati ibintu ntago nabikomereza ngaha ahubwo reka nambuke nje mu kindi gihugu gukomereza impano yanjye izo zose nakinye nazikinye hano mu Rwanda i Burundi nta rimwe nari bwako ariko nyine navyo nanda bifitemo gahunda ariko bira bibazo nivyo byabiteye ko nta kure film i Burundi uranje winjira mu gihugu cy'u Rwanda bahita bakwakira muri sinema nyarwanda uranje ukina film sha wallahi banyakeye neza ndabashimira kandi mbikuye ku mutima ubwo no kuvuga ko sinema nyarwanda iri hejuru cyane oya nire gusa baragerageza oya none se i Burundi nta filime wakinnye mu Rwanda waraje ucyagera ukina filime ziranasohoka uranamenyekana no kuvuga ko mu Rwanda hari urwego rwa filime rwiza cyane kurusha i Burundi ariko urumva icyatumye ntabikorerayo wacyumvishije wari umaze igihe kingana gute i Burundi niho navukiye none ariko ntago wavuka ubwo nyine gucyo uvuga ngo uhise ujya gukora ikintu wapi ubundi impano y'umuntu utaraye umuntu agenda yibona uko akura ariko ugenda ubona impano yo wawe nanjye nagiye mbibona gake gake none hagizeho kubikora haca ibibazo byaciye bisaba ko nyine n'uriraza ibintu bigira hejuru nyine nawe uravyumva bitangwa hano mu Rwanda niho nakiyenza gutwikira none ubona unahageze none usanze mu gihugu cy'u Rwanda bakina filime harimo urubyiruko mwawe ruri ku rwego rwo hejuru harimo abakuze harimo bamaze gufatisha mu bijyanye na filime nyarwanda ese wowe nike nakaye gashya wazanye cyangwa nibihe ibintu wazanye bituma uhita winjira muri filime nyarwanda ukahita ubasha kwiadapta ukabasha gukina nike kintu ufite gitandukanye ubundi ibikorwa birivugira aya mafilime yose nababwiye ugiye ugakanda ukareba wavuga ati umupeti kweli yazanye ibintu bishasha noneho biracyaza ibyo nakoze usanga biri hasi y'ibyo ngiye kuzana noneho gusa navyo kubera ko nabikoze numva mbikunda cyane nazo nyine nabikoze mu icyo gihe ariko ubu noneho ibyo ndiko ndazana ubu ni urwego urabyumva ni urwego bavandi utivugisha ngo ni urwego ugasanga izo filime warazikinnye unyuramo gusa utambuka ugenda ntago ari ifoto man ntago twagiye gufata ifoto twe twagiye muri shoot abafana baze kureba aho baraza kubibona kandi comment zanyu zirakenewe wagiye ukina scene zigiye zirenze cyane cyangwa ni wanavugaga musirika uravyumva wallahi naratwitse gusa ubundi bikorwa birivugira ntacyo muri filime nyarwanda uburaje utangiye gukina filime ese niye filime ya mbere watangiriyeho ukigera mu gihugu cy'u Rwanda filime ya mbere ntago nashyitse nkora filime natangire kuri comedy aho nyine muri subu kubera ko abo nagize ngaha mpita mbona abavandimwe bari muri comedy navuga ati jifite impano zofite no gukina comedy ifite no gukina filime ariko kubera nahise mbona vuba byihuse twaciye tubanza gukorana ariko nyine n'abandi batwaciye tugenda dukorana ku ruhande nyine maze kumenyera ngaha mu Rwanda ko nta muntu narifite ndahasanga wakinnye na comedy none aho ngaho gatonya cyane nanjye aho ngaho njya nyina comedy bamfite amavuto mungiye kukureba none mu bijyanye na comedy ndashaka ko ukina comedy uri gutereta umukobwa w'umurundi avuga ko abarundi ngo ewana ari bo bambere mu gutereta naye ndashaka kubireba n'abadukurikiye nabo babyirebere mwanya no wawe ari bwo bwa mbere duye cyangwa dusangwe mubona nibwo bwa mbere muhuye okay sister ameze bitese shanu kuri je ndakubona unyuzeho ngaha numba nicaye naragukunze cyane gusa nabuze ko ndabikubarira ariko ko uyu mwanya Imana ishimwe ko ndakubonye ndashaka kubikubwira I love you ndagukunda cyane nuko none akahita agukatira yagukatira ubwita wakira gutita cyane yo kuyinyereka iyo mudama agukatiye ngiyo mitoma yose mitaya akahita agukatira yagukatiye urumva yagukatiye urumva nyine man isure itindi kurumva nyine yugiye guteta cyane cyaguhatira urumva nyine nawe urumva nyine kiragukatiye nyine bitwereka kirankatiye wande koko cyana nakunze kirankatiye ubuse ariko nta kundi ubwo ntaga yaro wanje zabona n'abandi bamuruta turabona kabisa impano yo uri nayo ni nayo yatumye kubo kabisa wambuka ukava i Burundi ukaba waraje mu Rwanda ukaba waragize amahirwe ndavuga ngo namahirwe yagize kuba waza mu gihugu cy'u Rwanda ukata utangira gukina filime ndetse kaba ari filime maze gukinamo nyinshi zagiye zitandukanye ndetse zagiye zinamenyekana ubu ngubu filime wari uri gukinamo ni iyi ubu filime twari gukora ni Natasha ariko ya Natasha yo ntagica kuri YouTube abana bayigurisha pembeni kabisa YouTube ntagicaho
ubu muri Natasha nawe urimo. ya none aho ngaho tugiye ku kindi gika ese imbogamizi waba warahuye nazo mu bijyanye na sinema nizi? Imbogamizi ni nyinshi cyane kuko urabona iyo uri umuntu udafite management birakugora cyane nk'ibintu by'imyambaro kuko birasaba abantu uza gukina wambaye neza kubera ko hari igihe ubujanga ufite ubushobozi bukeya bikagucanga nyine akavuga ati nakunde kankoreshe bwa bushobozi ariko urumva nyine imbogamizi nyinshi cyane kabisa cyangwa department kubera nta iyo udafite management biragorana cyane kubera nta bushobozi nyine nawe urabona avuga ati ibintu naje navyikora ndi je nyene management imbere na mbere ni usaba ubundi je nkumbonye management noneho wallahi umva ubuse nakora gute waye tutwika nanjye sindabyumvisha ndinze mbona management. Ese mu bijyanye na filime nyarwanda ubona haba harimo amafaranga cyangwa ubona nta kigenda kuko abantu benshi babijyamo abandi babijyemo ese ubona bihagaze gute mu bijyanye na finance n'amafaranga? Kuri jewe ko ndashima Imana kuko nta namwe ndaje gukina ngo nkinire ubuntu naho no banaragiye birashika tu ariko nta namwe je ndaje gukina ngo mveyo nidoga mvayo meze neza cyane. Okay, noneho niki kintu wabwira urubyiruko ruri ahandi ndetse n'abandi bantu bumva ko sinema nyarwanda iri aho ngaho ikiri nka théâtre ari ibintu biri aho ngaho bitunguka ari ibintu abantu bakina nyine byo kwishimisha gusa nicyo wababwira? Ya sinema nyarwanda walo gwego igezeho je ndumva ahubwo n'umwana wanjye nazabimwifuriza kuko nanje nanakuze nkunda umuziki ariko nisanga muri sinema gusa ndazikunda cyane kandi abavyeyi babuze abana babo sikuvuga ko abakinyi ba sinema ari ibirara wapi nago turi ibirara kabisa turabana bo mu rugo twarezwe ntajya batubona bavuga ngo twirirwa imbere y'amakamera ngo twakinyanye n'abakobwa ngo turyamye ngo nuburaya wapi urasuburaye nakazi kare nakazi kabisa kare nakazi kagutunga nta kandi kazi ufise ukagakora kakubeshaho n'umuryango wawe mbega ukitunga sango bayeho neza. Noneho akabazo kamwe kagera guti sinema nyarwanda na sinema y'u Burundi niye sinema ubona iri ku rwego rushimishije? Jewe kuno ndabibona zose zirashimishije kubera ko habi Burundi barakina neza nazireba nkishima haba nga mu Rwanda bagakina neza nkishima urumva sino camvuga ngo urwego gusa ko rahize nk'imyaka myinshi ntari Burundi ubusinzi urwego biziba zigeze hi Burundi ariko nga mu Rwanda ndabona bimeze neza cyane kabisa abantu bari gukina neza abavyeyi bari kureka abana bagaja gukina bari gukina fresh kabisa. Urakoze cyane rero turi kugana ku musozo uri umukinnyi wa filime ndetse ukaba ukora n'ibijyanye no kwamaza ukaba ukina comedy urukumva ko ufite impano zigiye zitandukanye ese izo mpano zaba bazishaka bazisanga he? Instagram ziriho nukwandikamo ya mazina yanje Wasafi niyo nkoresha Wasafi Wiseman Instagram mbega izo mbuga zindi nizo nawe amazina niyo nkoresha ushaka Instagram TikTok YouTube yo nyene nayiri hafi kuhagera. Abagushaka cyangwa bagukeneye niho bagusanga niho bashaka ukanyandikira waba unkeneye ko nza gukora mu bintu byawe ukanyandikira Instagram tukavugana. Ese nta bihangano bishyashya mufite muba mugiye gusohora hanze? Ibihangano birahari ahubwo neje twari dufite agashuta ariko akabazo kabayemo gato ariko ivyo ni ibintu bito cyane kuko iyo uri muri business nture n'ibibazo ntago uca ubwenge mu mutwe ngo ugure kuvuga ati iki kibazo cyabaye ejo ndi nikizobe cyabaye ariko turiko turabikora neza tuzobikora neza kabisa ndazi abafana bacu muzishima. Turi kugana ku musozo rero turashimira mwese mwakomeje kubana natwe turishimira abaterankunga bagiye batandukanye nababwira ati iyi ni ABATONI TV kanda subscribe na like na share kugira ngo mujye mukomeza mubane natwe umunsi ku munsi.